iyi nzu noneho nkuzaniye nka cyamunara neza neza. Wari uzi ko iyi etaje nkuzaniye irimo kugurishwa ku giciro cyiza kimeze nka kadasitere? Maze iminsi nakira ibitekerezo by'abantu cyangwa se amakorusi bampamagara bambwira ati dushakira inzu za Byungura cyangwa za Shuwadeli. Purize uyu munsi dukurikire tukwereke inzu nziza cyane y'akataraboneka. Iyi etaje nkuzaniye ifite ibyumba 5, dushe na tuwarete enye. Ni inzu iri kuri kaburimbo neza ya akisesinga kuri meyini rodi. Iri hano Kicukiro i Kanombe, ahantu heza cyane kuri kaburimbo. Iyi nzu mbaza ngo irimo iragurishwa ngaho, iri ku giciro cya miliyoni 250 z'amanyarwanda. Wabyumvishe neza, ariko niyo ya nyuma, nta disikawunti ihari. Ubu dusigaye twarakoze ku buryo nzajya nza nkakubwira igiciro cya nyuma ukumva niba uyigura cyangwa uri bwinanirwe. Reka rero mbabwire, sinshaka kubatinza hano hanze kubera ko mo imbere ni nziza cyane, ifite ibyumba binini, ifite amabafurumuzi meza manini. Iyi nzu ni nziza ku buryo bwose bushoboka. Munyemerere dutemberane muri iyi nzu yacu, ndabizi muraza kuyikunda. Twakomeje rero, mwabibonye ko inzu yacu ifite hanze hisanzuye, parikingi nini, ikaba iri no kuri kaburimbo. Hano ngeze ni ku kabariko keza cyane kanini kandi nako kameze neza cyane. Reka kameramani yigire hano ase n'uhindukiza kamera gatoya mubone ya parikingi. Hano tuhafite parikingi nini yajyamo nk'imodoka 2 cyangwa 3, tukagira n'igice cya jaride hariya. Ukeneye parikingi nini ushobora gukuraho iriya jaride ukagira parikingi nini cyane. Turahita dukomereza hano aho twinjira mu nzu, turasanga inzugi nziza cyane ziduha ikaze kuri salo yacu. Ni karibu rero twinjirane kuri salo. Wow, ndebera ino salo ukuntu ingana. Iyi ni salo y'inzu yacu. Iyi nzu yacu nakubwiye ko iri ku giciro cya miliyoni 250 zonyine. Ni etaje nziza cyane wabibonye. Hano urabona yuko ino salo ari nini cyane kubera yuko irisanzuye, kandi iki gice cya hano ni saramanje. Urabona ni salo igendeye rimwe na saramanje ifatanye. Ni salo nziza cyane. Iyi nzu yiguze inkamu yayo nayigusezeranya, wahita ubona inkamu nziza cyane. Urabona yuko hejuru parafo ari nziza cyane. Ikindi kintu iyi nzu ifite, urabona ko iri very clean, irakorobye, irasa neza cyane. Noneho kubona uko ino salo ingana, icyakwereka ugeze noneho mu byumba byayo, ndaza kubikwereka urebe uko imeze. Kandi ikindi, please, niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kugira ngo tubane muri iyi video. Ndabizi uraza kuyikunda, uretse ko dufiteho n'izindi video nyinshi. Inzu yawe itabaye iyi ngiyi wacaguramo n'indi nziza cyane. Tukiva aho ngaho, turahita dukomereza hano ku gikoni, aho dusanga igikoni cyiza kinini cyisanzuye, kimeze neza cyane rwose. Urabona ko kirimo utubati twinshi tumeze neza. Ese waratugannye kuri Kigali House utuburana iki? Uyu munsi ntuze gucikwa n'iyi nzu kubera ko ni imari cyane. Tukiva aho ngaho rero, dufiteho n'igikari cyiza cyane. Reka nacyo tukigeremo tukibereke. So twahageze mu gikari, aho dusanga igikari cyiza cyane gifite amanegisi meza kandi cyisanzuye. Ndebera nawe iki gikari. Hano hari akazi k'umukozi, hano hakaba kwizine yo hanze, kuri side yo hirya hakaba dushe na tuwarete by'umukozi. kandi byose urabona yuko ari ahantu hagiye hisanzuye cyane. Niba ufite miliyoni 250, iyi etaje ndabizi neza ko rwose itagucika, kereka niba nta gahunda ufite yo gushaka kugura inzu muri uyu mwaka. Ariko byaba byiza niba ufite gahunda tuvugishije tukabanza kuyikugezaho mbere yuko ufata icyemezo icyo ari cyo cyose cyo kugura any property. Please banza usure ino nzu ubundi utubwire uko wayibonye. Reka dukomezanye. Aha, tubahaye ikaze mu cyumba cyacu cya mbere cyo hasi. Hasi tuhafite icyumba kimwe, reka duhite tunaboneraho tukibereka. Ariko turahera hano muri iyi kaze. Navuga ko ni storage nini cyane, reka babacishirizemo naho murebe. Ni storage igaragara neza, yajyamo ibintu byinshi
uko byaba bingana kose. Urabona ko ari storage nini cyane. Tukiva aho ngaho rero turahita tuza dukomezanye hano muri uyu muryango aho dusanga icyumba cyiza cyane. Reka banza kibanyerekere neza, binjiramo ubereke icyumba kimeze neza kirimo garderobe gikase neza, uhindukire n'iyo garderobe uyibereke. Urabona ko ari icyumba kimeze neza cyane. Iki cyumba kandi gifiteho dushe na tuwarete nziza cyane, ubona yuko imeze neza cyane rwose, iri protect ku buryo amazi atakugeraho kubera ibyo birahure bigiye biriho amashawa meza. Mbese iyi nzu ni imari pe. So hasi twahabonye icyumba kimwe, tukaba tugeze noneho kuri kote ya hano hejuru. Reka duhere iburyo bwanjye aho dusanga icyumba cyiza cyane. Ndebera bya byumba ukuntu bingana. Natangiye nkubwira yuko iyi nzu ifite ibyumba binini. Reba ukuntu bingana. Ibi ni ibyumba byayo. Iki ni cyo cyumba cya mbere turebye hejuru. Urabona ukuntu kingana, kirimo amakaro meza cyane, very clean. Ahantu hose wahita wimuka anytime uramutse ushatse. Dufite kandi n'akabariko kugira ngo basumira. Ni akabariko keza k'iki cyumba nako gasa neza. Reka dukomeze. So tukiva muri icyo cyumba turahita tuza hano mu kindi cyumba nacyo kiri hano cyiza cyane kandi kinini. Urabona ukuntu kingana. Ni icyumba cyiza kandi giteyeho amarangi y'umweru asa neza cyane. Ikindi parafo ni nziza, mwabibonye, n'itara ririmo ni ryiza cyane. Iyi nzu ushobora kuyigura ugahita wabona income yayo imeze neza cyane, ukazajya ubona amafaranga aryoshye. Iki cyumba gifitemo dushe na tuwarete, uretse ko hakingiranye n'ibintu, nayo ni nka ya yindi yo naberetse. Muri ihangana ntabwo tubashe kwinjira. Reka dukomeze mu bindi byumba. Twakomeje aho dusanga ibindi byumba bibiri byuzuza umubare w'ibyumba 5, ariko turahera kuri dushe na tuwarete y'iki ngiki. Hano hari dushe nziza imeze neza rwose. Reka bariyo baheraho babereka. Urabona yuko ari dushe imeze neza. Inzu ndakwibutsa ko ifite ibyumba 5, dushe na tuwarete nke. Urabona ko twagendanye niwagenda kubara nibyo, ntabwo nakubeshye. Iyo dushe na tuwarete baberetse rero ikoreshwa n'iki cyumba kiri aha ngaha, aricyo cy'iki ngiki. Icyumba cyiza nacyo kinini cyisanzuye, giteye amarangi meza, n'ubundi ni same design na bya bindi byumba bindi twarete. Ikindi kintu utagomba kwirengagiza, buri cyumba cyose kigiye kiriho bariko cyangwa se urubaraza. Aha tuguhaye ikaze kuri chambre principale, cya cyumba cy'ababyeyi cyangwa se icyumba cya boss. Noneho ngwino urebe itandukaniro, urebe hano ikintu bita chambre principale. Ni nini, irisanzuye, irakoropye, irasa neza. Mbese iyi nzu iraryoshye. Miliyoni zawe 250 nawe nabihamya neza ko niba ufite gahunda yo kugura inzu, nta yindi nzu wabona ihendutse nk'iyi etaje kuri miliyoni 250 zonyine. Ikaba iri hano i Kanombe, ahantu heza kuri kaburimbo, ifite amparasoma nziza cyane imeze neza. Ikindi kandi n'iyi chambre principale ifite urubaraza rwiza kandi runini. Urabyumva ko yo haba hariho n'akarusho. Aha ifite kandi dushe na tuwarete byiza cyane. Reka nabyo tubyinjiremo tubibereke. Ni dushe na tuwarete nini yisanzuye rwose ya master bedroom nyine. Ndebera nawe ukuntu igiye yubakiye, iriho inkuta nziza, aho wajya mu koga bikaba biri separe na tuwarete. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Ikindi dufiteho hano shawa nziza zimeze neza cyane. Ikindi urabona ko hano tuhafiteho mira nziza nayo imeze neza cyane yo kuri iyi chambre principale. Murakoze cyane kubana natwe, tubatemereje kuri ino nzu iri kuri miliyoni 250 hano i Kanombe. Nimucikwe rero, mutuvugishe tuyibagezeho ibindi, mukomeze kugubwa neza, mugire Imana n'amafaranga.